twongeye twigarukiye muri studio Ibabi TV show, tubaha amakuru, imyidagaduro, politiki, diplomasi n'ibindi bintu bitandukanye nka siporo, imyidagaduro, ubumenyi rusange n'inyungurabwenge, twungurana ibitekerezo tugafashanya, tukaremerana aho bibaye ngombwa, tukungurana aho bibaye ngombwa. Gahunda ni ukumenyana, tukamenya ibigezweho ari mu majyepfo, mu majyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba bw'u Rwanda no mu mujyi wa Kigali. Mwese twabasuhuje, twongeye twisubiriye ku Rwanda na Kongo. Turabizi u Rwanda na Kongo ubu ntabwo rurebana ingwe, igihugu kimwe ku kindi turaremana ingwe. Gusa u Rwanda nta bintu byinshi tuba dutangaza, cyane ko nta n'ikibazo bidutwaye, uretse Kongo hari intambara idasanzwe, aho imitwe yitwaje intwaro ikomeje gutana mu mitwe, Kisekedi na M23. Ibyo ni inkuru imenyerewe umunsi ku munsi, turumva abantu bapfuye umunsi ku munsi, abanyekongo, abancancuro cyangwa abasivile cyangwa abasirikare baturutse mu bindi bihugu baje gushaka amaramuko, bitewe n'ubushuti ibyo bihugu bifitanye na RDC cyangwa Felix Antoine Kisekedi mwe Kirombo mwe Etienne muri rusange. Ni ku bw'ibyo bisubiremo u Rwanda na RDC nta mahoro, ni ibihuha. Wumvishe bavuze ko hari amahoro hagati ya RDC n'u Rwanda, aho u Rwanda rukomeje gushinja RDC kwihungabanyiriza umutekano, bakambika hafi y'umupaka w'u Rwanda. Kandi nibyo, bariyo bohereje abasirikare ku mupaka w'u Rwanda n'igihugu cyabo. Gusa natwe igihe bazaza bakashaka kutuhungabanyiriza umutekano cyangwa se bagahungabanya umutekano w'u Rwanda, u Rwanda ruzirwanaho. Ibyo byaravujwe kandi byarategujwe. Kisekedi mu bwoba bwinshi, mu gihunga cyinshi, akomeje kwitwaza u Rwanda ko ari bo nyirabayazana rw'ibibazo afite. Ati turabizi neza abanzi ba RDC bayobowe na Paul Kagame. Ibyo Kisekedi yabivugiye i Rumumbashi. Ni mu gihe Kisekedi akomeje kwika mu Rwanda, ariho abanyarwanda akomeje kubafata nk'abanzi. Ubuyobozi bw'u Rwanda abufata nk'aho buri kibazo afite ari bo babizanye, buri kibazo afite akibara nk'aho cyaturutse ku Rwanda. Reka twirebere Kisekedi ari Rumumbashi avuga ko umwanzi wa RDC ayobowe na Kagame. Ati abanzi ba RDC bayobowe na Kagame. Umukandida ku mwanya wa perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Felix Kisekedi Chirombo mwene Etienne, yabwiye abatuye mu mujyi wa Rumumbashi, intara ya Huati Katanga, ko abanzi b'igihugu cyabo bayobowe na Paul Kagame uyobora u Rwanda. Ibi Kisekedi yabivuze kuri uyu wa gatanu Ukuboza 2023, ubwo yari mu bikorwa byo kwiyamamariza uyu mwanya muri uyu mujyi.
nyuma y'uko yasobanuriraga ko u Rwanda rwateye uburasirazuba bw'igihugu cyabo. Tshisekedi yagize ati umwanzi ari kuturwanya kandi murebye intambara yo mu burasirazuba imaze hafi imyaka 30. Abavandimwe bacu na bashiki bacu bari gupfa kandi nta muryango mpuzamahanga wazamuye urutoki ngo uharanire cyangwa wamagane ubushotoranyi bw'uburasirazuba bw'igihugu cyacu. Uyu mukandida yabwiye ibi abaturage i Lubumbashi ko ari we wafashe icyemezo cyo kurwanya umwanzi w'igihugu mu burasirazuba. Yagize ati kuva mu mwaka w'ibihumbi 2022 nafashe icyemezo cyo kuvuga ko bihagije, intambara igomba guhagarara. Mu gihe u Rwanda n'amahanga byemeza ko umutwe witwaje intwaro wa M23 ari wo wubuye imirwano mu mpera z'umwaka wa 2021. Tshisekedi yavuze ko abanzi b'igihugu cyabo bayobowe na Perezida Kagame. Tshisekedi yagize ati ntibigasubire kandi nabwira abanzi ba RDC binyuze mu buyobozi bwabo uzwi ku banyekongo bose ni Paul Kagame ko bihagije. Ububabare abanyekongo bagize burazwi kandi nibukomeza azatubona. Perezida Kagame muri Kamena 2022 yaganiriye n'umunyamakuru Zen Verige wa Bloomberg avuga ko Tshisekedi iyo ashinja u Rwanda uruhare mu ntambara ibera mu burasirazuba bwa RDC aba yihunza inshingano ze kandi ko yirengagiza impamvu yatumye M23 yegura intwaro. Yagize ati guhimbya ibyo birego ni uguhunga inshingano ze nka perezida wa kiriya gihugu. Abanyekongo bakomoka mu Rwanda ndetse n'uburyo icyo kibazo gifatwa muri Kongo bikwiye kwitabwaho cyane cyakemuka. Urebye ku burengerazuba nta ruhare tubifiteho. Urebye kandi ku burengerazuba intambara yakemuka babigizemo uruhare. U Rwanda na RDC bibanye nabi kuva mu ntangiriro z'umwaka wa 2022 ndetse amahanga ateguza ko ibibazo bifitanye nibidakemuka bishobora kuzajya mu ntambara yeruye. Turabakunda namwe nimba mudukunda nimukande subscribe.